Mwenyewe narutaki harimo wacu yitwa Nzumugati mu mwanditsi w'ibitabo akaba ari umwigisha w'iyobokamana ariko akanyurana ku byigisho y'ubuzima bigamije gufasha abamuzima kuba mu buzima aritanga cyane kandi akabikora nta kiguzi ategereje abantu benshi bahuriye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye n'imbuga rwa YouTube, TikTok ndetse n'ahandi ahatanga inama ku mirire no kugira ubuzima bwiza buzira uruhare rwe rero mu biganiro bikunze gutanga bijyanye n'inama ku mirire myiza no gutegura amafunguro afite intungamubiri atanga inama zo kumvira indwara zitandukanye akoresheje imirire myiza inyigisho bitangwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuko bitagenze vuba bityo rero mu mirire tumukorera amashyi menshi cyane urakoze cyane ubugane mu Rwanda uburenganzira bwabo mu karere ka Rubavu mu mirimo akora hari ivugabutumwa rigamije ibintu bitatu iyobokamana nyakuri ukenewe n'amagara mazima. Ubw'ibyo rero ndabivugaho incamake kuri amasaha yagiye ariko mfite intego yo gutuma namwe mugira bike mumenye. Nagerageje no gushaka kubyandika kuko murabona ko niba muri kureba neza umwijima utabujije murabona ko nshaje, sibyo? Urebye ku mutwe mwabona nshaje kandi ko imyaka ndayifite ihagije ariko ukorera mu iyobokamana nyakuri cyane cyane ko nanjye nigeze mba mu iyobokamana ariko mba mu iyobokamana. Rero intego Imana mu mugambi wayo ni ibintu bitatu yifuriza umuntu wese, umuzungu n'umwirabura, umukire n'umukene, abize n'abatarize. Imana ishaka kugira ubwenge, ukagira imico myiza, ukagira amagara mazima. Ese Imana si nziza? Ibyo byose byifuriza abantu bose ko ukuri umwirabura umuzungu hari icyo Imana yari igamije muri wowe kandi cyiza gifite icyo yakubitseho. Yaguhaye ubushobozi, icyo bita valide, iguha impano, icyo bita don, iguha n'itaranto, icyo bita taranto n'ubundi nta kamaro kawe ku bandi, ni icyo uzimarira naho uzabikomora. Rero mu bw'ibyo ntabwo ndi bugende bitindaho cyane kuko ndavuga ku bintu bigera kuri birindwi kandi byose byihutanye neza. Nifuza ko ntabatindira cyane cyane ko nanjye ndakeneye gutinda. Muri ibyo bintu bitatu Imana ikeneye ko nawe ugiraho kandi nawe ukabonaho nawe kandi ukabikoraho, ibyo bintu byitwa ubwenge, imico myiza n'amagara mazima. Ni intego y'Imana rero, icyo yifuriza umuntu wese kandi ayigize Imana yabigirirwa neza, niyo muyobozi wacyo. Ariko ku buzima y'iki isi ari ishuri, reka nibwire abantu nti nubwo ari ishuri ariko ubuzima twunyuramo bumeze nk'inzuki, ariko twemera ko ziturya tukabona ubuki. Murabyumvise? Ubuzima twunyuramo ariko bumeze nk'inzuki ziturya, ariko twemera ko ziturya tukabyara ubuki. Ubwo rero ni amahirwe ukuramo yawe bwite, n'ay'abawe, n'ay'inshuti, n'ay'isi, n'ay'igihugu. Ayo niyo mahirwe ukuramo iyo wemeye ku ishuri kuko urinyuramo kandi kugira ishuri ryiza. Ibyo rero birafasha. Imigani igice cyawo cya 17:24, ubwenge buri hafi imbere y'ujijutse. Ubwenge burya buri hafi ariko imbere y'umuntu ujijutse, ariko umupfapfa we aza gushakira ku mpera y'isi. Umubwiriza 7:12 bo aratubwira hariya ati ubwenge ni ubwugamo, ubwuko ubutunza n'ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwo icyo cyo cyiza cyane cy'ubwenge ni ubwugamo. Urabona ko turi muri ubu n'imvura iguye ntacyo yadutwara, izuba rivuye ntabwo ryadutwika, ni uko twugamye. Ubw'ibyo rero iyo dufite ubwenge tugira ibyiza ntitutabarare, twagira n'ibindi ducika intege tukabitwara mu mpande zombi. Amen. Niyo mpamvu noneho burya ubwenge koko ni ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka ni uko ibyo bita ni avantage de la connaissance, ariko bavuga mu Gifaransa
yarangiza nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubugingo rero bugizwe n'ibintu nka bitatu twe kuvugaho nubwo nta bishobora cyane. Harimo izo bita insoroduku, hakaba n'izo bita insoro zera, hakaba n'ibyo bita bracket cyangwa se imvuzo zituma amaraso akaba amazi. Ibyo bintu uko ari bitatu ubwenge burabiguhesha ariko hari impamvu. Ntabwo ari ubitireho cyane kuko ariho bwatwate. Intego yawe Imana ifite ndayirangije muri bya bintu kugenda. Uko Imana ishaka ko umunyabwenge ukagira imico myiza ukagira n'amagara mazima. Amagara mazima ni wo munezero wo kubaho ku isi. Ubwenge ni ubuyobozi bwiza bw'abandi bose ku isi. Naho imico myiza nicyo gikundiro ufite ku isi iruta ibindi. Amen. Ngiye ku ngingo ya kabiri. Ni umuntu ukenewe. Umuntu ukenewe. Burya hariho kwikenera akaba no gukenerwa n'abandi. Iri benshi ishema si ukikenera ahubwo ni ugukenerwa n'abandi. Icyo nicyo kintu cyiza. Umuntu ukenewe ni umunyabwenge. Ni ukuvuga ko isi umuntu akenewe. Uwa kabiri ni umukire. Uwa gatatu ni intwari. Uwa kane ni umunyamwete mu byiza. Uwa gatanu ni uwishakamo ibisubizo. Uwa gatandatu ni ubera abandi amahirwe. Uwa karindwi ni udaheranwa n'ibibi. Abo nibo bantu bagize bati bakenewe. Abisubiramo umuntu ukenewe uko turi kuza kwira ku buzima turi gusoza, ariko umuntu ukenewe ni umunyabwenge kugira ngo amenye kwiyobora. Umuntu ukenewe burya ni umukire kugira ngo we usabiriza we ukora kumveza mbese wishyuho ukeneye kurira ku biganza by'abandi kugira ngo ukeneye kurira ku biganza byabo. Indwara niyo ukenera gutabarwa mu gihe ahubwo nawe ujya wikura ku kaga. Abo nibo b'indwara. Umunyamwete mu byiza abo ni abantu bakenewe. Mu ngingo ya gatanu bisubiramo ubishakamo ibisubizo ahubwo ukeneye ko abandi ari gukura mu bibazo. Ni ukubera abandi amahirwe kugira ngo ahubwo bagushima bagukunde kandi giheruka udaheranwa n'ibibi. Iyi si muri kureba Satani akimara kuyimanukira ibibi byaraje gerageza kubikwemba yarangiza kuko umuntu awumye icyondo akireba afite amaso nikunda kuba guhura n'ingorane kizi guherana ahubwo ukishakamo ibisubizo kuko muri ubu buzima indwara ziheranwa n'ibibi. Iyi ngingo ya kabiri nayo ndayirangije. Ku ngingo ya gatatu buri munsi tugira ku ntego iyo uba nk'umunyeshuri uzabona akazi ko kurangije amashuri ahubwo ujya kwiga amashuri gukunda guha akazi ka buri munsi. Ubuzima bwa buri munsi buguha amahirwe, ibyo unyuramo buri munsi biguha imbaraga kandi ibikubaho byose biguha inararibonye kugira ngo buri munsi uhore ufite umwarimu mu buzima utari mwarimu ujya ku ishuri uhabwa minerivare ahubwo ushobora ibitekerezo mu isi y'ibitekerezo ukibyaramo amahirwe. Niyo mpamvu rero kora neza uyu munsi, fungura neza uyu munsi. Ufungura bivuze ngo kurya ntabwo ari ufungura icyuma ahubwo ni ukurya. Kurya neza biba bivuze iki? Buri munsi umubiri w'umuntu uba icyo bita ngo harimo umuntu ari gusaza akaburi kandi kugira ngo izire deserire ashaka instant nuko mwicaye muri harimo hashaje. Ubwo rero ukeneye kugira ngo ugasanura ukeneye ibyo bita poroteyine kugira ngo zikubake cyane cyane iyo ari poroteyine vegetale birakubaka ntibikunge ahasigaye kuko mu miti dukeneye igize ingingo byangiza izindi. Ubwo ni bwo bwiza uba wivuye neza. Ni ibiribwa rero poroteyine zigomba kuboneka buri munsi yarangiza cyane cyane mu gitondo. Ugakenera ibintu bitera imbaraga mu bwenge n'umubiri biryoherera. Ibyo ntabwo mvuze isukari mvaruganda rwose ishyiramo poroteyine yarangiza bigatuma duhomba calcium, vitamine A na B ya mbere bigatuma umuntu atinyuka n'ibyagombaga gutinywa kandi agatinya ibyagombaga gutinyuka maze bigatuma n'indwara. Byaba byiza rero ko wabona ubuki, wabona umuneke, wabona avoka, sawa bakabona ibyo bita seriyali, ibyo bita ibinyampeke kugira ngo uhorane imbaraga mu bwenge kandi n'umubiri imbaraga. Noneho ku ngingo ibyo ni byo bitagufungura neza ukeneraho n'ibinyamavuta mu mubiri wawe ushyuhe amaraso yawe ari kuri temperatire ikenewe we kurwara umuriro kandi we gukonja cyane yarangiza we kuyegera ahantu atambutse kuri iyi ngingo ufungura neza. Noneho uruhuka neza cyakora uzirinde kumera nk'abanyabwenge baruhuka batakoze ahubwo birira kugira ngo mu minsi itandatu ujye ugira uti ujye ukora. Ntabwo bavuga mu minsi itandatu y'uryama, ntabwo bavuga mu minsi itandatu y'uzerera, ntabwo bavuze mu minsi itandatu y'uko amata agaragaza ahubwo mu minsi itandatu ujye ugira uti
gukora yarangiza no kuzamuka amasaha yo kuruhuka uhereye nyuma ya saa sita kuzamura ukaruhuka wose ukaruhuka watekereje ukaruhuka waganiriye ukaruhuka wasetse ndagira ngo reka turebe abantu bari hano baba bakunda guseka niba urabona guseka ushaka kubikora urakoze cyane umuntu mu masaha 16 yo gukora no gusinzira akwiriye kubanzirizwa n'amasaha yo gukora yarangiza umuntu yaseka n'ibiciro 14 ku munsi abantu bose baseka kibagwana abantu bose baseka kibagwana abantu bose baseka basaza bakaba y'umutima kandi abantu bose baseka basaza bakaba y'umutima demanse ubwenge bwabo bukora bigoro abandi akamaro umugani makumyabiri na kabiri mu Rwanda umubwiriza kandi mu Rwanda kuvugwa neza ubutunzi bwinshi umuntu wese kuvuga neza ibyatunze ubufiteho kimwe cya kane umuntu wese kuvuga neza ibyatunze ubufiteho kimwe cya kane mu gihugu afite ufitemo 250 yagira ibihumbi 250 kuvuga neza ugeze mu kaga utabara ukamubona amen kuvuga neza ukamugiriye ubwo rero wazi neza naho kuvuga neza ingingo ya kane ni umuntu udakenewe ibi rero kuko cyane cyane nabonye abenshi ari urubyiruko wirinde ubupfubye iyo umusore butambutse nta kibazo ubupfubye uzica icyo uzambara ariko umusore ni bwiza niwo mugengerano mwiza niwo imbaraga ziri ubwo mufata niho buri imitsi yumva imana yaguhaye ibyo bita neza sitifu ibyo bita siterina umuntu uba gusa afite imitsi yumva izengurutse isi 2 n'igice iyo bavuze isi ntabwo Afurika ahubwo bavuze Afurika bavuze Uburaya bavuze Aziya bavuze Amerika bavuze Oceania ibyo kandi ni kimwe cya kane cy'isi uko amazi ari kujyana uburyo bavuze bw'inyanja y'amajyaruguru y'amajyepfo Atlantika Pasifika n'iy'Ubuhinde uburyo bwo twakora kunyuramo twavuye bw'inyanja imitsi yawe yumva izengurutse iyo si 2 n'igice byaba bibi kugira ngo ubwenge Imana yaguhaye bugaraguje uburangize guserera uburangize kuryamira uburangize kudamarara uburangize guteta uburangize kurangare utawubyaza umusaruro rero uko mukiri bato reka no kuzirika ibitereko wageze muto ahubwo mubitaza umusaruro usoma ibitabo uko mugende urugendo shuri kureba hano urebe ibyo abandi babize igihe mwebwe muri gukinisha telefone ngo mureyirawe mureba TikTok ibyo bazimana n'itusi abandi bo kwiga kuyikora niyo mpamvu ubu udakenewe ni umunebwe ni ikigoryi ni umutesi n'umugome abo nibo bantu badageze bato umuntu w'umunebwe ntakenewe ikigoryi ntigikenewe umutesi ntakenewe n'umugome ntakenewe aho tugeze aha muri iyi si hakeneye umuntu utari umutesi iyi ngingo ya kane nawe ngiyeho ugiye kwa gatanu itwara inyanja ugakubaho ugaharanira kuba iki indwara uyu uririmba indwara gake ahubwo uhiga kubayo amen iyo uririmba indwara gake ahubwo ushake kubayo umupira mu kibuga makumyabiri bari gukurawe ukisiga amarangi ukambara ibicocero ukanakorera umupira badaha bakorera uwateye nawe ukabona ko twatsinze
gutwara we kubarangana nabo we kumara igihe cyawe wacukuye ahubwo nawe wige kubara iki kintu gikenewe arageza intwari y'iki rero igiza benshi itegeka ipfa nyirasi irokora benshi yungura benshi ijijura benshi abo nibo bantu bitwa ngo ni iki bisubiramo igiza benshi itegeka ipfa nyirasi kugira ngo itazagira izamutegeka akazahinduka ikigoryi ko mu gitabo cy'umubwiriza 10:17 aravuga ngo wagihuguwe ubushyiriwe iyo ufite umwana w'imfura akaba umwami kandi kumubwira bikajya ku gihe gikwiriye kugira ngo bitaba mu isindwe ahubwo bigira amafaranga iki kintu gikenewe biragomba kujya mu gihe bijya kujya mabwiriwe ahubwo mujye kujya hakiri kare kuko bakubwira mu gifaransa barakubwira ngo afate calendrier voyage au ménage sans mentir igihe cyose ugiye gutangira urugendo ubanza gutunganya amatangiro imodoka babanza kuyoza bakarapa esansi irimo harimo n'amavuta ukabona ibindi bifite umwuka nawe bijya muri ibyo bikonje ukubuza wakuka ku hantu aha ndatambutse ntabwo matiye kwivura no kwikingira indwara kwivura no kwirutika akimana akaza kuri jya wibera muganga ubera umujyanama wikemurira ibibazo naho ubundi ukagushaka umusinzira azakubwira ngo uracyajyanye n'umuhamagara afite telefone akimuhana akaza wize jya wikingira indwara kandi wihute wivure muri iyi ngingo harimo ugomba kunywa amazi kenshi aya mazi kenshi ntabwo ufite kuyanywa buri kanya ndabona umwana agira neza ntagasindisha amazi ntabwo amazi ari mazi Imana imaze kubona ko amazi ari meza yagize benshi ku isi tuwakara z'isi zigizwe n'amazi kuko amazi ajya afite akamaro kanini cyane ndamubwira ngo kamwe kiragurira kandi mu mazi kuko ntabwo wahita amata yaguye ese murangije ntabwo ntabaye amata yaguye ni uburyo bw'amani menshi aho bikeneye ubwatsi n'amazi ibi amazi abuze ntibaguma amatafari amazi abuze ntibamesa amazi abuze ntibashyoka amazi abuze ngo nasukurwa umubiri wawe ukeneye amazi inyuma n'imbere ndetse kuri twebwe bakibaza imbere muyakeneye kenshi kuruta yakwima kuvuga ngo kumesa ni byiza koga ni byiza ariko kuyanywa mbere utari kurya bigufasha kutazarwara impyiko kutazarwara umutima kandi ubwonko bwanyweye amazi umubiri amazi ubwonko bwa nyirawo bukora kuri 80% waba utayanyoye ukaza kuri 20%. Amazi kugira ngo ubwonko bukore neza, unywa amazi kugira ngo impyiko zikore neza, unywa amazi kugira ngo umutima ukore neza, unywa amazi kugira ngo utazarwara indwara z'amara manini. Bakaba bita constipation za hemorrhoide, amazi yose barahagije bwenge tugiye ukayanywe urya. Yanywa kuko woza amasahani imbere yo kwaguriraho ujye ubanza koza igifu mbere yo kurya. Ukwiriye no kurya imboga ntabwo ari imboga z'abakiriya ahubwo nziza wiga na kane mu macu na kane haranze kwitanga n'imboga zo kugaburira abantu mu mboga cyane cyane zifite ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umuhondo n'ibara ritukura tukavuga iwacu tuvuze nka epinari cyangwa amashu tukavuga karoti tukavuga inyanya izo mboga zigahora ku isahani yawe kenshi mu cyumweru na gatatu wagira n'ibiryo utazabura gufata indwara z'amenyo. Ibyo rero birakwiriye ko umuntu azirya yego kuko ziteka poroteyine ntabwo zigira icyanga bisaba guhongera ibindi biryoshya yarangiza ukazirya ariko ukazasaza utarwaye amenyo ugasaza utarwaye amagufa kandi izo ndwara zombi iyo utazirwaye ntabwo ubara amaso niyo mpamvu ukeneye imboga kenshi. Uri icyo bita fumi n'ubundi nicyo bita fecondite mu mbuto harimo imbaraga itera icyo bita patience endurance et douceur. Ni ukuvuga ngo abantu bajya bihangana abonye umuntu wa mbere watubwiye yuko ari ukuntu abarokore ubu bajya barakara cyane. Oyi ipatikirarite uwo muntu hariho abantu batarakara ntiyakwiye kurakara
buryo uhuye n'umusazi nawe ugakora kugenda amakuru abasazi uburyo bwiza umuntu yabaye kugira nawe ukamubwira umusore wakwingana akumubera yarangiza yaba ukamukunda kuko wakina umukino wowe uramutse nawe ukoreye ukoreye ntabwo uri birakwiriye rero kumuta kandi icyo nibwo bukora abandi ukaba mwiza akakwimuka muhara ukamwubaha yarangiza akagukengera ukamuha agaciro byanze bikunze kuko ibyo bitanga umuntu akwanga atakwanga afite icyo akumariye directement ou indirectement. Wenda nayo nshuti abagura n'uwange yashize ubugi iyo twishaho bijyanye imbere n'inzugi ntabwo gufasha none se abantu yo mu nzira yawe yatuye akakujya mu kare akakuza kuzerera n'ijoro ugenda afite icyo amariye uyu mujyi n'ukure waba ukora bagenda akabakingira hirya ku ikiyoni abandi akajya hariya muri gusiga akabatangira abandi akajya kumurika akabatangira abandi akajya hejuru maze ntunahagira baki bizaza uzabasanga mu cyumba ariko n'abakene nabo baramutse bakiza bakire uruhande rw'abakomanga kugira noneho bose bakize batera barakenera niyo mpamvu buri wese akwiriye ibyo twese bamuha agaciro ariko icyo agize hari abari mu mazu badashobora kwiteza n'abandi ariko bafite amazu akomeye hari abafite amaduka badashobora kwirirwa bahagaze mu macuruzi badashobora no kugura imodoka ivuye kuramba rero kugira ibyo biragira ngo unaguze n'imodoka ya tagisi ukabona umushoferi wo kwitwara ukayitwarira ugakumva rero umugore wawe ukamugenza ukazana abana bawe ntatera imbere umubiri wawe ushobora exercise umuntu yahawe amagufa 260 agufasha kwinyagambura agakora imitsi yumva kugira ngo winyagambure ariko ufite umubiri uko winyagambura uri ibyaha bakubwira gasaba ko byandi bikunze kugira n'imitsi yumva icyerekezo cyo kwinyagambura ariko uramenye wituza n'iy'amazi yanze kwinyeganyeza ahita ikirerezi akamanuka ibyo rero no mu nyanja bakubwira kugira ngo amazi atinyana hejuru n'ubwenge bakinyagambura nawe yarangiza biragusaba birakamaro ukoresha umubiri wawe uruhuka bihagije inzira yawe ihagije cyane cyane abakiri bato ni amasaha 60 ku cyumweru bivuze ko amasaha 8 n'igice kuko abantu bose basinzira bihagije kuva saa 3 kugeza saa 4 n'igice gukerera n'abantu bahora n'amaraso yabo yuzuye ntabwo bahora amaraso udasinzira ku mubiri w'amaraso yarangiza kandi ufite akaba nabi kandi akagurisha rero ubwenge noneho isi n'iki wese rero afite n'isomo buri wese agira afite n'isomo kuko ari ishuri gusa ahubwo rero yafatiza kwiga muri yose uziga mwinshi kandi imana n'umugenzuzi yo kureba neza n'icyo yamuhaye rero bari gukoresha cyangwa gukoresha nabi impano kuko iyo uyiha ikoresha impano yawe neza imana ihabwa icyubahiro ukunda kunguka nawe ukagashima nicyo akamaro ko gukoresha neza noneho ibyo rero imana n'umugenzuzi isomo ry'ubuzima ntirirangira isomo ry'ubuzima ntabwo rirangira arangurira amashuri ariko ubuzima bwo urangira wivanga witwangirira ntawe utuma undi ngo munterere nta n'umubwira undi ngo muntingire ahubwo ni wowe ugira ngo urinda ukagurishaho ukamukingira ibyo uburyo ubamo rero niwe mwarimu
iyo binaniwe ugahitse kandi ugahitse utsinze. Iyo unaniwe kwibeshaho ugahitse kandi ugahitse ubundi utsinze. Kandi ugiye gufata neza ku bwenge aho kandi buri wese Imana imushakira ku mico myiza. Kandi ko buri wese asabwa kugira ubwenge. Ukeneye amagara mazima. Bivuze iki? Amagara mazima ni umuntu ushoboye kwihanganira imirimo, ni intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo, ni ukumenya kubana neza n'abandi. Ufite amagara mazima. Rero abakiri bato ndi kureba ukeneye avoka buri munsi na oranje kuko kimwe ni stress ikindi ni mu gitondo. Yarangiza ujya uhagarika kandi ntunanirwe kenshi. Birababaje cyane guterura litiro ebyiri ukajya mu masaha abiri warwara. Wakora ku cyumba kimwe ubwo yarangiza ukajya muri siporo. Birababaje. Ujye mukoresha imbaraga zanyu Imana irakomeza. Imana irakomeza. Imana irakomeza. Rero mu bw'ibyo mugerageza gufata, urabona amajyambere yacu aratuma bamwe bagira za direction. Zibamo amoko 28 kugira kugira yivurwa n'inzuzi mu Rwanda zirahari, ziba mu Nyanza. Yarangiza ivurwa na karoti zirahari mu Rwanda, ziba make. Ukavuga na tungurusumu irahari, yarangiza ubikoresha inzuzi ibiko bibiri, karoti ebyiri. Yarangiza tungurusumu 3 kubirya mu gitondo gusa iminsi 7. Ukaba ufite vitamine bita A, vitamine C na vitamine E, kandi aribyo bita contre infection et contre cancer. Ariko ndangiza ko ntabakundira kurenza yarangiza reka kubwira ngo kanseri yaba ari icyorezo ku isi muri uyu mwaka turimo gusa izakora byinshi, ariko kuyivura ni ibintu bitandukanye kwa bwa mbere ni ukuba utagomba kurya gusa ahubwo ukarya iki. Kabiri ni uguhindura ibyo kurya. Ubundi ubanza kurya byinshi duteganya muzaza kurya byinshi. Yarangiza kurya bike kandi nabyo none n'ibijumba n'ibirayi n'umuceri n'umukati aho ujya ku bitoke urangiwe umubiri wawe kumenyera ingimwe kuko umuntu amenyera gutaha umubona. Ahubwo ujya uhinduranya ibyo kurya nibwo byo kwirinda kanseri. Hirya yaho uzagira ibyo bita antiyoxida, vitamine A, vitamine C na vitamine E. Bimwe mu byo turya nk'umwembe urabifite byose uko ari 3, karoti urabifite byose uko ari 3, ipapayi urabifite byose uko ari 3, igihaza urabifite byose uko ari 3, ikijumba urabifite byose uko ari 3. Ubwo bivuze ngo ubiriye muri ubwo bwoko bw'ibyo kurya mvuze aba yakingiye kanseri. Rero hirya yaho twifurize babana n'abagabo n'abadamu ku isi bazubaka icyo bita iyi adresi. Ibyo mugira aho mubarizwa kuruta ko bakorera ku isi bakakubura gusa wabura ntibahombe kandi bahomeka n'ubuki. Byaba ari byiza. Umuntu wese uri kuri aho ataravuze ngo ugiye kubaka ubuzima mbura bagahomba ntamureka Imana ikabaho Imana